Haleluya, Yesu ashimwe bene data, turanezerewe ko Imana iduhaye umwanya mwiza kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana, turebere hamwe imirongo yadufashije mu bice twasomye none. Kandi dukomeje kubashimira mwe twabanye muri uyu mwanya mwiza wo gusoma ijambo ry'Imana muri uyu mwaka, twiringiye ko byabafashije, twiringiye ko mwungutse kumenya Imana, kuko ijambo ry'Imana ni ingenzi ku buzima bwa gikristo. Kandi twizera kuko twumvise ubutumwa bwiza ari bwo jambo ry'Imana. Imana ibaha umugisha. Uyu munsi twakomeje gusoma mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 15, 16, 17 na 18. Imana ibagirire neza cyane. Twasomyemo amagambo meza ku gice cya 15. Mu by'ukuri ibi bice amagambo menshi twagiye tubona ni amagambo yavuzwe na Kristo. Mu gice cya 15 rero yatugereranyije ko turi amashami nawe akaba umuzabibu, kandi data akaba ari nyirawo uwuhingira. Aratubwira ngo ishami ryose ryera imbuto, aryanganyaho amahage kugira ngo ryere nyinshi. Imana ishimwe cyane. Mureke tuba amashami yera imbuto, kuko kandi nta kintu na kimwe tubasha gukora tudafite Kristo, nk'uko nta shami ryabaho ritari ku muzabibu. Mureke twikomeze kuri Kristo, tube muri Kristo neza, bizatuma tubaho, bizatuma tubasha kwera imbuto. Imana ishimwe cyane. Ku murongo wa 7 ariwo murongo twazirikanye none, twasanze amagambo avuga ngo nimuguma muri jye, amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Imana ihabwe icyubahiro. Nituguma muri Kristo, nidusaba turi muri Kristo, tugwije amagambo ye mu mitima yacu, tuzasaba twumvirwe. Imana ishimwe. Ibanga ni ukuba muri Kristo no kugira amagambo ye muri twe. Imana ihabwa icyubahiro. Ku murongo wa 11 twasanze andi magambo avuga ngo ibyo mbibabwiye kugira ngo umunezero wanjye ube wuzuye muri mwe, kandi umunezero wanyu ube wuzuye. Ngira itegeko ryanjye, mukundane nk'uko nabakunze. Ntawe ufite urukundo ruruta urw'umuntu upfira inshuti ze. Muri inshuti zanjye nimikora ibyo mbategeka. Imana ishimwe cyane. Aya magambo yo kuba inshuti ya Yesu ndayakunda, ariko Yesu yatanze kondisiyo. Aravuga ngo muri inshuti zanjye, ariko kugira ngo muri inshuti zanjye ni uko mukora ibyo mbategeka. Mureke twumvire Yesu kugira ngo tube inshuti ze. Ntabwo kwizera bihagije gusa kugira ngo ugire ubucuti na Kristo. Oya, biragusaba no gukora ibyo ategeka. Kandi kugira ngo ubashe gukora ibyo ategeka ni uko ukunda gusabana nawe. Hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo nubana na Yesu uzasa nawe, ngo kandi bose bazamenya yuko ubana nawe, bareke ubugome. Imana ishimwe cyane. Mureke dusabane na Yesu kugira ngo duse nawe, dukore ibyo adutegeka, tube inshuti za Yesu. Ntako bisa kugira inshuti nka Yesu. Umuntu wese yifuza kugira inshuti, akigira inshuti yamuvuganira, yamuhesha ibi na biriya, ariko Yesu ni inshuti nziza, ni inshuti idaharara ngo ihararukwe, ni inshuti itakwirengagiza, ni inshuti nziza. Dukwiye kugira inshuti nka Yesu. Biradusaba iki? Kubaha ibyo ategeka. Ni icyo cyonyine, tukaba inshuti za Yesu. Uburyo bwo kugira ngo tubashe kubaha ibyo ategeka ni uko tumenya gusabana nawe. Kandi iyo ubanye na Yesu usa nawe. Imana idushoboze mu izina rya Yesu. Yavuze n'andi magambo aravuga ngo si mwe mwantoranije, ahubwo ni jye wabatoranije, kandi mbashyiriraho kugira ngo mugende mwere imbuto, imbuto zanyu zigumeho, kugira ngo icyo musaba data cyose mu izina ryanjye akibahe. Imana ishimwe. Tugomba gusaba mu izina rya Yesu, ariko tukera n'imbuto, kandi ibyo tuzasaba tuzabihabwa mu gihe cyose tubisabye turi muri Kristo, kandi ijambo rye riri muri twe. Imana idufashe cyane, kandi Imana idushoboze. Turi inshuti za Yesu nidukora ibyo adutegeka. Mureke tube inshuti za Kristo. Ni iby'umumaro, ni iby'igiciro. Imana itugirire neza cyane. Mu gice cya 16 twasomye andi magambo ku murongo wa 33 ngo ibyo mbababwiye kugira ngo mugire amahoro muri jye, ngo mu isi mugire umubabaro, ariko nimuhumure nanesheje isi. Imana ishimwe. Yesu azi ibyo duhura nabyo mu isi, azi yuko duhura n'umubabaro,
nuko aravuga ngo mu isi muhura n'umubabaro, ndabizi ariko nimuhumure, nanesheje isi. Yesu yaratuneshereje. Yesu ni intwari yacu, kandi iyo turi muri we natwe tugira umutware. Dukwiye kwisobanukirwa tukamenya abo turi bo muri Kristo Yesu. Bizadufasha gutsinda, bizadufasha kudakangwa n'ibyo tunyuramo ndetse n'ibigeragezo n'akaga n'amakuba. Bizadufasha kumenya ko Yesu yanesheje isi. Aya magambo nayo nayakunze, yamfashije cyane. Imana itugirire neza. Mu gice cya 17 ku murongo wa 3 twasomye andi magambo avuga ngo ubu ni bwo bugingo buhoraho, ko bakumenya ko ari wowe Mana y'ukuri yonyine, bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. Imana ishimwe. Twabonye ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu. Nibyo byiza, kandi ntago wamenya data utamubwiwe na Yesu. Ubu ni bwo bugingo buhoraho, ko bakumenya ko ari wowe Mana y'ukuri yonyine, bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. Yesu rero niwe utumenyesha data, kandi ubwo ni bwo bugingo buhoraho. Imana ihabwa icyubahiro. Nuko tumenya data tukizera n'uwo yatumye. Imana igufashe, Imana ikugirire neza. Wizere Kristo, umwikomezeho, umusabane, ube inshuti ye, ukora ibyo agutegeka, kandi icyo uzasaba uzagihabwa niba uri muri Kristo kandi ijambo rye rikaba muri wowe. Mureke tugwize ijambo ry'Imana muri twe, duture muri Kristo, dushoremo imizi, tube inshuti za Yesu mu gihe dukora ibyo adutegeka. Umwami adushoboze, Umwami atwambike imbaraga, kandi Yesu aguhe umugisha mu izina rya Yesu. Amen.